mukomere ndabasubije cyane amumeze mute mba karibu cyane kuri channel ya DC France Lifestyle. Ndabasubije cyane nizere ko mumize neza ibintu biri gucamo cyane rwose. Nimba uri mushyashya ndakwakiriye, nubwo ugitangira kureba iyi channel ndakwakiriye rwose, ikaze umukore subscribe kugira ngo ibiganiro nzanshiraho bitazajya bigucika. Kore subscribe kugira ngo mukomeze gukurikirana kwicana tuganira ku bintu byinshi bitandukanye, iby'ubuzima busanzwe, tuya guteka na siporo rwose. Ntibagiye gukora subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana. Nubonye hari ikiganiro kigufitiye akamaro cyangwa se ari gushaka ko tugira ngo tuganireho, wakora share, ukarayikinga cyangwa ugashyira no muri komanteri ufite icyo ushaka kuvugaho, rwose nzagusubiza nta kibazo. Nibagirwe gukora subscribe kugira ngo ama video nzanshiraho cyangwa se n'ibindi biganiro nzanshiraho rwose ntibikajye bigucika. Nibagirwe gukora subscribe. Reka uyu munsi tuganire mw'abantu mwe, haje turi mu mwaka wa 2025, mwaka wa 2025. Mva abantu mufite hano hagati y'amaguru h'umukara mukagira Imana mwe. Yawe dusirimuke mva ngiye kubakorera iyi video kugira ngo mbereke ama tips yose. Nimba uzi ko ufite hagati y'amaguru h'umukara cyangwa se h'umuhaba umukara, kuko mu rugendo ukoranaho gutya hakaba umukara, mw'abantu mwe tera agatebe tuganire. Kora aka video mu minota mike rwose, ntabagiye mu magambo menshi, mbereke tips wakoresha kugira ngo nimba usanzwe afite cyangwa se utarahagira ubyirinde bishoboka byose. Kantangire mbabwira uburyo bwa mbere. Ese umuntu agira hano hagati y'amaguru gute, biza gute kugira ngo umuntu agire hagati y'amaguru h'umukara, biza gute? So uburyo bwa mbere, ese umuntu ni gute yisanga yagize hano hagati y'amaguru h'umukara? Mwabantu mwe, aha hantu ni ahantu rwose ho kubahwa, ho kugirirwa isuku nk'uko mubizi. Ni gute umuntu yisanga afite ahantu h'umukara? Ni ibintu bibaho cyane, ni ibintu ntabwo bavuga ngo ni ibintu bibaho cyane, ariko ni ibintu umuntu agakwiye kwirinda n'uburyo bwinshi ushobora kubwirinda. Icyambere ahanini abantu bakunda kujya hano hagati y'umukara agize n'abantu babyibushye cyane cyangwa bafite umubyibuho. Ntabwo mvuze umuntu kuba ufite umubyibuho ukabije cyane cyangwa se byoroheje, ariko umuntu ufite amatako manini cyane ahanini akoranaho, bigatuma hagenda haba umukara cyangwa hamwe bakanababuka. Ni ibintu bikunze kubaho cyane igihe abari muri regere, nabyo bituma n'umuntu ababuka hano hagati y'amaguru hakaba umukara. Biba ku bagabo no ku bagore, ariko ahanini cyane hari abagabo banini nabo, ariko no ku bagabo bibaho, no ku bagore bibaho, cyangwa se abakobwa, cyangwa se umuntu wese ashobora kubaho. N'umuntu w'umwana muto rwose ufite ibiro byinshi bishobora kumubaho, kuko ni ibintu rwose umuntu wese atacika. Ariko umuntu ufite ibiro byinshi, umuntu tuvuze uburyo ugomba kugira kubabuka hano hagati y'amaguru, ni ibintu bibaho cyane rwose. Usanga afite intuza hagati y'amaguru. Ni gute dushobora kubyirinda kugira hagati y'amaguru? Ni iki wakora kugira ngo wirinde kugira hagati y'amaguru? Tips ya mbere, mw'abantu mwe ufite ntuza curcuma niyo poudre bakunda gukoresha mu gikoni. Kurkuma banza mu cyangwa twita mu kurkuma, urayifite? Iyi ni tips ya ntuza ya mbere ushobora gukoresha, system ya mbere. Ukaba ufite n'indimu uyifite, ufate indimu igice waciyemo, ubundi ushyira agapoudre gake nko ku isahani cyangwa se kandi kantu koroheje, ubundi ufate iyo cici indimu ushyiremo, ubundi ufate uha frotte na hano hirya ha frotte. Curcuma ahantu hanini cyane abantu bakunda kuyikoresha nka mask mu maso cyangwa se no ku mubiri, bakunda kuyikoresha cyane rwose. Curcuma nayo ni nziza ku ruhu, nubwo dukoresha no mu gikoni. Ufate bamaze kuyishyira ku ndimu, ukuba ahantu hano hagati y'amaguru ufite umuhondo, ureke iminota nka 10 uze gukuraho, ubundi uze gushyiraho amavuta. Iyo ni tips ya mbere ugomba gukoresha. Intuzi cya kabiri, umva igikotora. Hari video mperutse gukora mw'abantu mwenda zaza kujya muri description utaribonyeza kwireba. Kwisiga igikotoro ni ibintu wagakwiye gushyira muri routine yawe ya buri munsi. Uko wisiga amavuta ushyira igikotoro aha hantu duhana hagati y'amaguru, ni ugushyiramo igikotoro. Umva maze kwisiga neza amavuta yawe ya buri munsi, maze kwisiga neza, maze ukaraba kwisiga neza, hafata igikotoro kiza kizuha, umva uha frotte, ushyira igikotoro neza ku buryo uza kuburi kugenda rwose habe hanyerera igikotoro. Cyangwa se ufaze vaseline nayo ni umuti kabisa. Uhafate ushyira igikotoro gutya. Mu gihe uri mu mihango naho
rwose ugire wumva mbese bibe ntuza nka tips ni ukuri pe umuntu ubikora njye naguha nk'umuhamya umuntu ubikora nta ugukora akazi umva nahantu ugomba gusiga amavuta biri particulier rwose ukasiga amavuta ukahanogereza uko wasize ku mubiri bisanzwe ariko hano ho hagati y'amaguru ukasiga neza ukahanoza buri munsi uko wisiga amavuta ubikora buri munsi igikotoro cyangwa se vaseline ntabwo ari ibintu birenze pe ukasiga neza rwose ntuzigera uhagira ahantu h'umukara indi tips ya kabiri nimba tuvuga nimba uri umuntu munini ufite amatako manini agenda akoranaho gutya ariko agenda akoranaho nimba ukunda kwambara ijipo cyangwa se ipantaro nayo ishobora kugufasha byose ariko nimba ukunda kwambara ijipo cyangwa ikanzu washyiramo agakora ikugeze hejuru y'amavi cyangwa se nimba uri umuntu wambara utuntu tugufi ugashyiramo agakora kagufiya karengera hano hagati y'amaguru ikora nayo izakurinda kugira ngo uruhu rutagenda rukoranaho uri kugenda. Iyo nayo ni tips nziza rwose wakoresha nta kindi gusaba ugashyiramo kora wamaze kwisiga amavuta yawe neza washyize igikotoro simbuza amavuta y'amazi igikotoro amavuta y'amazi washyira ku mubiri bisanzwe ariko nurangiza igikotoro ngeyo nisize nisiga amavuta y'amazi nkarenzaho igikotoro ni ihame kugira ngo uruhu runoge neza rwose ushyire igikotoro ubundi wambara kugakora neza kaza kukurinda gutuma uruhu rugenda rukoranaho umuntu wari wese n'abagabo n'iki amapantaro byo ndumva yakurinda iki igihe waba uri muri regire rwose muri regire abantu benshi bakunda kubabuka ukasiga neza ubundi ukaza kwambara ugakora cyangwa se utakambara ukasiga amavuta neza bikarangira aho ngaho rwose ntago ari ibintu birenze ahubwo ikiba wenda umuntu atabataze no gusobanukirwa se nabigenza ne cyangwa se nabikorane ni ibintu byose byoroshye ushobora gukora ni ibintu usanzwe wanakora mu buzima busanzwe ntago ari ibintu bigoranye uko umaze gukaraba ukisiga neza ugashyira amavuta rwose ntago ari ibintu bigoranye umva ahantu rwose n'ahantu ho kubahwa ugomba kuhashyira ukasiga neza hakanoga umuntu wahamaze kuba umukara rwose ukujya hakora exfoliate ugakora no scrub ugafata ntuza iyi neocrituma ugashyiraho akadimu nka 2-3 mu cyumweru bikoze hagenda hahinduka ari no gushyiraho igikotoro mwabana ntago ari ibintu bisabye mu bya mirenge ni ibintu ko naho kubahwa hakorerwa gahunda nyinshi naho kubahwa rwose hagomba kuba hakeye turi muri 2025 turi mu 2025 rwose dusobanuke tumenye amatips dusobanuke rwose nimba harose ufite ahantu n'umukara umuzano hagati y'umukara rwose harabaye umukara tangira rwose usiga amavuta witotobeke igikotoro ntabwo kigura amafaranga menshi mwabantu mwe itotobeke ushyire igikotoro neza ushyiremo ako gakora rwose abantu cyane no mu gihe cy'izuba abantu benshi bakunda kugira kubabuka no mu gihe cy'imihango abantu benshi bakunda kubabuka no mpamvu ngina amati nimba wambaye ijipo cyangwa se wambaye ntuza ikanzu washyiramo agakora kagugeze ku mavi n'imbere kazakurinda gutuma amatako agenda akira ikindi kintu ugomba gukora rwose ni ugukora siporo nimba ufite amatako agenda akoranaho rwose ni ugukora siporo kugira ngo dukomeze tugira ubuzima bugira umuze yiga nayo utabasha kubona ibingibi wenda nkubwiye iyi poudre y'intuza ya curcuma n'indi muti ashaka gukora hari umuntu afite yoga bisanzwe yoza ino yimeze nk'umwenda ino umuntu yoza yoga imeze nk'umwenda ariko ndakubwiye ni izi ngizi mu Rwanda rero zirahari najyaga nziyogesha kera nyabo aha iziga ntango utazibone zino zibeze unashyiramo amaboko zikagira kwifata ukubita isabune yawe nziza ubundi ugira ufrote bakora n'akandi kavido k'amasabune meza ashobora kugira ku muntu wamaze kugira hano hagati y'amaguru y'umukara hamaze kuba umukara hari video ndaza kubishyira muri description hasi cyangwa wajya no kureba amavideo nashyizeho kuri channel yanjye waza kureba hari amasabune agera muri 5 meza ushobora gukoresha umuntu wari ufite nk'uvu maso cyangwa se ahantu hose n'ahantu hose iyo sabune wayasiga hano hakagufasha kugira ngo hake izo sabune video narayibahaye wagenda hari amasabune ya Kasi Papaya hari Dodo Suno hari umva ni nyinshi ubuno sabune zikesha ntabwo zitukuza zirakesha ukesha no gutukuza biratandukanye so ntubigire ugafata iyo sabune ukayihasigaho iminota ukareka iminota 2 ubundi ukaza gufata ino gagutyo ugashyiramo ubundi ukakuba neza utabasha gukora iyi mask iyi ntuze no gisukura nababwiye no scrub nabwiye ukafuta neza ubundi ukagira warangiza ugashyiraho igikotoro cyawe ukisiga neza ntabwo ari ibintu bigoranye rwose ni ibintu umuntu wese yakora rwose aha hantu namwe murabizi
ugiye kubona umugabo cyangwa se umusore kukurambagiza abonye bigeze bimeze gutya rwose ni ipfunwe, bagakwiye kugira hagati y'amaguru hameze neza. So ni inama nabagiraga rwose, nuko biba bimeze. Ariko turi muri 2025 rwose mw'abantu mwe, dusobanuke, twite ku ruhu rwacu, twite ku mubiri wacu, ubundi dukore na siporo. So mukore subscribe please, kugira ngo video nyinshi ntizize zibacika, mukomeze gukurikirana buri kiganiro nzanshiraho. Umva njyewe hano ntanga amatips y'ubwenge, ibintu ndi siri yabyo, ibintu byose ndi sure yabyo kabisa. Ntabwo nza hano ngo batere ngo injuga n'ibiki, rwose mbabwira ndi siri yabyo. Kandi wayo ufite n'ikindi kintu wifuza rwose ko twaganiraho, wabyandika muri commentaire tukabireberaho rwose. Ari isuku ntabwo ari ibintu bigoranye cyane, nawe wabikora, n'uyu yabikora, wumva kanabikora, cyangwa se undi muntu wese inshuti yawe musanzwe rwose wabikora. So niba hari umuntu uzi rwose ugize ufite ikibazo nibishoboka, wamwohereza ka video rwose. Abambara bikini rwose mukajya sama body ikaza kuba iri fresh kabisa. Nagiye mu magambo menshi rero, nuko nizere ko tugiye gukomeza kwita ku ruhu rwacu, turugira akamaro. Ntibagiwe gukora siporo, kunywa amazi, kuryama neza. Numva rwose ibyo nibyo by'ingenzi mu buzima ahanini. Twisige n'amavuta atunoze, isuku ikomeze ituranga. Amahoro Imana akomeza abagereho, nabagera, Imana ikomeze kubarinda. Mukore subscribe kugira ngo izindi video ntizibacike. Murakoze cyane, ndabakunda, naho ubutaha.